Buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama mu Rwanda ni umunsi udasanzwe ku banyarwanda. Uwo munsi ni umunsi w'umuganura. Muri ino video tugiye kubabwira mu ncamake ibiranga uwo munsi ndetse n'amateka yawo. Je nitwa Saint Vision. Iyi ni Hillnet. Inzira y'umuganura ni imwe mu nzira 18 zari zigize inzira z'ubwiru mu Rwanda mu gihe cy'ingoma ya cyami. Inzira z'ubwiru zarimo iz'ubukungu, iz'umutekano w'igihugu n'inzira zo gukomeza ubwami. Zari zigizwe kandi n'urusobe rw'imihango n'imigenzo bifite amategeko agena uko bikorwa mu bihe runaka nk'uko bikorwa mu madini y'ubu. Abari bashinzwe iyo mihango bitwaga abiru. Korwaga ni byinshi biranditse inzira biri mu kintu cyitwa inzira y'ubwiru, inzira yitwa umuganura. Ni ukuvuga inzira y'umuganura nuko wenda ntabitangiye neza. Ni imwe mu nzira ni imwe mu mahame igihugu cyagenderagaho mu kubaho kwacyo cyitwa inzira z'ubwiru. Ajya zari 18? Zari 18 ariko 17 ziranditse zose. Alex Kagame yarazanditse ziri kuri internet no mu bitabo zanditsemo. Buri muntu wese ubishatse kuzibona yazibona n'inzira y'umuganura yanditsemo. Ibyinshi ni imihango, hanyuma bikarangizwa cyakoze n'ibirori biba mu kwezi kwa Nyakanga. Ubu ngubu tubihuza n'ubundi twinjira muri icyo kintu kireme cy'ubumwe bw'abanyarwanda, cyo gukunda igihugu, cyo gukunda ibidukikije, cyo kubana mu mahoro no kwishima ku bintu twagezeho, kuko n'ubundi hazamo n'ikintu cyo gukora. Umuganura mu Rwanda waje guhagarara ku ngoma ya Musinga ubwo umwiru Gashamura ka Rukangirashyamba wari ushinzwe imihango yawo yaciribwaga i Burundi mu mwaka wa 1925. Uyu Gashamura ni umwe uvugwa mu nsigamigani igira iti yaragashize nka Gashamura. Abazungu baje kumurega kuvanga amasaka n'amasakaramentu, bishatse kuvuga ko abanyarwanda n'umwami wabo Musinga batsimbaraye ku mihango gakondo irimo umuganura w'amasaka, banga kuyoboka iyobokamana abazungu babazaniye n'ugerageje akabivanga byombi. Umuganura ni ijambo ryagiye rigira amateka n'amagambo agenda agira amateka. Umuganura bivuga kuganura, kuganura, ariko byagiye bihinduka. Ubu ngubu umuganura birangira byitwa gufata, gusarura, kubona umusaruro wa mbere w'icyo wagezeho, w'igikorwa wagezeho, umusaruro ubona ubwa mbere ugitangira gukora. Ubu nicyo bisobanuye. Uburyo bwo gukomeza gukora neza kugira ngo umusaruro ukomeze wiyongere. Rero nta mpamvu z'uko hari uwaganura n'undi utaganura, twese twaganura, buri wese agakoresha umusaruro yakuye mu mbaraga yakoresheje.